Yesu ashimwe cyane. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu kandi Imana itugirire neza. Muri kumwe na Pastor Jackie mu isezerano ry'uyu munsi. Uyu munsi ni tariki 4 z'ukwa kabiri, umwaka ni 2025. Tuje imbere y'Imana kugira ngo twakire isezerano ry'umunsi. Isezerano ry'uyu munsi ni isezerano Imana iguhaye, ikwemereye yuko izagufasha, ikwemereye yuko izakurinda, ikwemereye yuko izatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Imana irakwishingiye, Imana irakubwiye ngo tuze umutima, Imana irakubwiye ngo humura. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 6, duhereye ku murongo wa 25. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo ntimukiganyire. Umurongo wa 25 uravuga ngo nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyungura umukono umwe? Imana itugirire neza kandi Imana iturengere mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uyu munsi Imana ikubujije kwiganyira. Uyu munsi Imana iguhaye isezerano ikubwira ngo izabana nawe, izakwishingira, izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, izakugirira neza. Irakubuza kwiganyira. Ni kenshi twiganyira ariko bibabaza Imana. Kwiganyira byereka Imana yuko utayifitiye icyizere. Kwiganyira byereka Imana ko utibuka imirimo yakoze. Kwiganyira byereka Imana yuko ibyo yagukoreye byose utigeze ubibona, ndetse byereka Imana yuko ibintu byose yagiye gukorera utigeze ubiha agaciro, ndetse utigeze umenya imbaraga zayo. Imana iturengere kandi tubabarire. Ngo Yesu yakoze imirimo myinshi. Akora imirimo i Yudaya, akora imirimo i Galileya, akora imirimo i Yerusalemu ikomeye. Ngo ariko ageze i Nazareti ngo ahakora imirimo mikeya, ngo bitewe n'uko batamwizeye. Igihe cyose turi kwiganyira bikuraho kwizera kwacu, kandi kwizera kwacu iyo kuvuyeho, gukora kw'Imana nako ntabwo bikunda. Niyo mpamvu iyi tariki ya 4 z'ukwa kabiri 2025 Imana itubujije kwiganyira. Ngo ntitukiganyire, ngo ntitukibaza ngo iby'ejo, ngo ntitukavuge ngo tuzarya iki, tuzambara iki. Ngo kubera ko Imana irabizi. Ngo erega ngo umubiri uruta ibyo kurya, umubiri uruta imyambaro. Mwene data, kuba ukiriho nicyo gishoro. Kuba ukigenda bikemera ni ikimenyetso cy'uko Imana izakugirira neza. Abapfuye ntibakibitekereza, abari muri koma ntibakibitekereza, ariko wowe byonyine no kuba ugitekereza ni ikimenyetso kikwereka yuko Imana izakugirira neza. Rero ureke kwiganyira. Ngo mbese ninde muri mwebwe ngo wigeze yiganyira akagira icyo yiyungura?
kwiganyira kwawe nta kintu na kimwe bikungura, ahubwo bituma utekereza byinshi, bituma witotomba, bituma Mwuka Wera agenda, gusenga bikagenda. Nta muntu n'umwe muri twebwe ushobora kwishimira umuntu utishimye. Umuntu utishimye abantu baramuhunga, umuntu utishimye abantu baramutinya, ariko ibyo byose ngo biterwa no kwiganyira. Iyo wiganyira na Mwuka Wera arakureka, iyo wiganyira n'abantu barakureka, ariko Imana iri kukubuza ngo reka kwiganyira, ngo yigirire icyizere, ngo ijya igaburira n'inyoni, ikagaburira n'ibisiga, ngo kandi ngo tubirusha agaciro mu maso y'Imana, mu maso yayo. Haleluya! Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Iyo tumva ibisiga, tukumva inyoni, abo ngabo ni abantu batazi Imana, ariko Imana ngo nabo irabitaho. Reka nkubwire ngo ntabwo umupagani azi gushakisha, ni Imana iba yamugiriye impuhwe, ni Imana iba yamugiriye imbabazi. Ntibazakubeshye ngo bazi gushakisha, ntibazakubeshye ngo bazi guhiga. Bariya nabo ni Imana iba yabagiriye neza, ni Imana iba yabagiriye impuhwe. N'iyo bagiye gushakisha buriya ngo bagenda basenga, niyo yaba atazi gusenga aravuga ati Mana undengere, akavuga ati Mana untabare. Ujya kwiba nawe aravuga ati Mana yawe wari umfashije ntibamfate. Umva nazagushima. Gushima Imana bisigaho, ntabwo ayishima kubera ko nta n'ubwo ayizi. Rero niba biri itubwiye ngo n'ibisiga ndabigaburira n'inyoni nkazigaburira, ibyo ni ibishushanya ba bantu batazi Imana. Ariko wowe ngo kubuza Imana ngo uri uw'igiciro cyinshi, ngo mbese ngo ntimubirusha agaciro, mbese wowe ntubirusha agaciro, mbese wowe wamenye Imana, ni wowe Imana izabyima, ni wowe Imana itazabikorera. Imana irinda umusinzi ikamurinda kugwa muri rigore, ni wowe izananirwa kurinda. Uzi gusenga, uzi kuyiririmbira, uzi kuyibyinira, ni ukuri humura Imana izakurinda. Mbese Imana ifasha umurwayi wo mu mutwe agatwita akabyara, reka nkubwire Imana izabura kuguha umwana? Imana izabura kukugirira neza? Haleluya! Mana iturengere. Reka nkubwire ngo we kuzajya wumva amajwi ya Satani, we kuzajya wumva ibyo Satani akubwira ngo nta neza y'Imana uzabona, ngo ntabwo ngo uzabaho, ngo ntabwo uzumva. Reka nkubwire ngo ibyo byose ni amajwi ya Satani agutera kwiganyira. Ariko uyu munsi Imana ije kutubuza kwiganyira. Reka kwiganyira. N'abatazi Imana ibagirira neza, n'abatazi gusenga ibagirira neza, n'abatarayibona ibagirira neza. Nubwo ikubwira ubukwe, hari n'abo bukorera, hari n'abo bukorera batanayizi, batazanigera bayishima. Niyo mpamvu nawe Imana itazabura kugukorera ibyo yakubwiye. Imana yacu ishimwe cyane. Hari umumama yari yarabuze urubyaro, yamaze imyaka 22 yarabuze urubyaro, ngo igihe kiza kugera aravuga ati Mana, ariyumva ngo arihebye, ngo yari yarareze umwana amurera akivuka, umwana arakura, igihe kiragera akora ubukwe, ngo ariko agiye gukora ubukwe aravuga ati ntabwo nzakorera ubukwe mu rugo rw'iyi ngumba. Ngo agenda avuga ahantu hose. Noneho wa mumama yumva arihebye, yumva agahinda karamwishe, aravuga ati ariko Mana, ati buri uriya mwana uri kugenda nsebya kuri naramureze, ateje araje abyare, ati noneho namara kubyara, ati nzahita mpura n'akaga gakomeye, ati noneho bazansebya kurushaho. Ngo nibwo yagiye mu muhanda, ngo agenda mu nzira, ari kugenda inzira yose, ngo yumva abaye nk'umusazi ageze mu muhanda, ngo ahagarara mu muhanda hagati, ngo abwira Imana ngo Mana, ibintu bitagusaba n'iminota 5 koko warananiwe kubinkorera? Byarakunaniye? Ngo basi Mana ubikorere kungera
kungerageza ariko nkure iki gisebo. Reka mbabwire ngo icyo gihe ngo yaragiye, ngo hashize ukwezi atangira gucira, atangira kugira isesemi kubera ko yabwiye Imana ngo Mana, ibintu bitafata n'iminota 5, bitagufata iminota 5 warananiwe kubinkorera. Ariko reka nkubwire ngo yari arimo asenga, yari ari kurira, ariko nubwo yari ari kurira igihe cy'Imana cyari kigeze. Reka nkubwire ngo nawe nubwo witotomba, nubwo wiganyira, nubwo ubona hari ibidahinduka, nubwo ubona bimeze kuriya, nta kindi kibazo ufite, ni igihe cy'Imana kitari cyagera. Ariko igihe cy'Imana iyo cyageze ntabwo biyigora, nta nubwo biyinanira. Ni nko kuzimya buje kuri yo, ikora ku kabuto kamwe ikagutabara, ikora ku kabuto kamwe ikakurengera, ikora akantu gatoya kakakugeza kure, iguhuza n'umuntu wasuzuguraga akakugeza mu byawe, iguhuza n'umuntu mutaziranye akakugirira neza. Niyo mpamvu Imana itubwiye ngo tureke kwiganyira. Ntimukiganyire, ntimukiganyire. Kwiganyira bibuza Imana gukora, kwiganyira bituma Satani atubona urwaho, akaza akatwongorera, akaza akakuganiriza. Abiyahura nta kindi baba bazize, baba bafashe umwanya wo kwiganyira, baba bafashe umwanya wo kwitekerezaho. Gabanya kwitekerezaho, Imana itugirire neza. Sinzi ngo igihugu ngo umuntu ajya akora icyaha gikomeye ngo bakamufungira ahantu ha wenyine akazahamara nk'imyaka 3, ngo uragenda ukitekerezaho. Ni ibihugu byo hanze, mu gihugu cyacu ntabwo byahaba. Ngo uragenda ukitekerezaho ngo kuva kurwara ngo ukagera ku musatsi umunsi wa mbere, ngo uwa kabiri, ngo uwa gatatu, ngo gutyo gutyo, ngo ukazajya kuva hantu wariyanze. Reka mbabwire ngo natwe Satani abashaka kudufungira ahantu twitekerezaho, ugahera kurwara, ugahera ku mivukire yawe, ukagera mu mikurire, ukagera aho wanyuze hose, ukagera ku bakubenze, ukagera ku biki. Ubwo ngubwo waba ari kubara, ubwo hari icyiciro abashaka kugushyiramo. Ayiwe, agatangira ati wakiyahuye. Reka hari n'abantu biyahura kandi bakiriho, ugasanga umuntu yariyanze. Hari abantu bajya mu byaha bikomeye kubera kwiyanga. Reka nkubwire ngo kwiganyira hakurikiraho kwiyanga, kwiyanga bigakurikiraho kwiyangiza. Ariko reka mbabwire ngo Imana iravuze ngo ntitukiganyire, ngo kubera yuko turuta ibishwi, turuta inyoni, turuta abatayizi. Imana itugirire neza. Reka dusengane, Imana iduhe imbaraga, tuyigirire icyizere kubera ko iracyari Imana yacu. Tureke kwiganyira, tureke kwitekerezaho, ntacyo twabihinduraho, nta n'icyo twakora. Niyo yonyine ijya ibona igihe kigeze, ikaza ikagira icyo ikora, ikaza ikagira icyo ihindura. Kandi reka nkubwire ngo nuko umeze uyu munsi nta ruhare rukomeye wabigizemo, ahubwo ni Imana yabigizemo uruhare. Hari igihe, reka nkubwire ngo ibyo uri gusengera uyu munsi ntabwo ari byo wasengeraga uriya mwaka ushize, n'ibyo wasengeye umwaka ushize ntabwo ari byo wasengeye 2020. Dore dutangiye umwaka, ariko reka nkubwire ngo girira Imana icyizere, kubera yuko uko umwaka ushize, uko iminsi ishize, Imana hari ibintu ikora nubwo wowe uba utari kubireba. Ariko reka nkubwire ngo abakureba baba babibona, abakuzi baba babibona, babona hari ikintu Imana yakoze, babona hari ikintu yahinduye. Reka nkubwire ngo uko umeze uyu munsi, uko utabigizemo uruhare rukomeye, ahubwo Imana akaba ariyo yabigizemo uruhare rukomeye, niko n'ibindi igiye gukora nta ruhare rukomeye uzabigiramo, niyo yonyine izabigiramo uruhare. Reka kwiganyira, reka kuvuga ngo bizagenda bite, reka kuvuga ngo bizanyura hehe. Aho bizanyura Imana niyo ihazi, kuko ngo Imana yemerewe kunyura mu miryango yose. Burya impamvu itanyura hariya wayeretse izi mpamvu, ariko naho yakahanyuze, ariko Imana izanyura aho ishaka.
Uwiteka Mana yacu, turagushimye turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe, uratubwiye ngo ntitukiganyire. Mana, bohora abantu bawe, bakureho gutekereza cyane, bakureho imibare myinshi, bakureho ibyo byose mu izina rya Yesu Kristo. Turukana umwuka wo kwiheba, turukana umwuka wo kwiganyira. Uwiteka Mwami Mana, iyo migozi yibakureho mu izina rya Yesu Kristo. Bakureho kuvuga ngo ejo tuzarya iki, tuzambara iki. Mana, waratubwiye ngo nidusenga tujye tuvusaba ifunguro ry'uwo munsi. Mwami Mana Data, iby'ejo ni wowe ubizi, kandi utubereye maso, kandi uri Imana yacu. Hari ibyo wakoze, hari ibyo witeguye gukora mu izina rya Yesu. Data, duhe kuba mu mwuka, duhe guturiza imbere yawe, tuzi ko